ntimuzakirye, dore igiti kiri hano muri Edeni kimenyesha ubwenge, kimenyesha ikibi n'icyiza, nimukirya no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Imana rero ibabwira yuko batagomba kurya kuri icyo giti, ariko nyamara Satani we yaraje arabashuka, abemeza buryo ki kurya kw'icyo giti nta kibazo, abemeza buryo ki Imana yababeshye kugira ngo batazamenya ubwenge. Ibyo rero byatumye Imana igira uburakari, bituma Imana irakara, bituma Imana ifata icyemezo, aho kugira ngo bagume muri Edeni, ahubwo Imana ibaca muri iyo ngobyi ya Edeni, irabirukana, ibakuramo. Bishatse kuvuga iki rero? Iyo wakoze icyaha hari ahantu wari uri, ariko ubwo noneho kubera icyo cyaha wakoze uhita utandukana n'umugambi w'Imana, ugahita uva mu byizerwa. Bene data rero muteze amatwi Ihishurirwa TV1, njye mbabwire ngo icyaha si cyiza, ahubwo icyaha ni kibi, kandi icyaha kigukura ku mugambi w'Imana. Ubwo rero ni ubusobanuro bw'icyaha, kuko abenshi hari igihe mu bwangu ese iki. Hello guys, turagarutse rero muri studio zacu za Ihishurirwa TV1, kandi tugarutse kugira ngo tuganire, tugarutse kugira ngo duhanahane ibitekerezo, tugarutse kugira ngo twongere twumve icyo Imana ivugana natwe binyuze mu ijambo ryayo, tugarutse kugira ngo n'undi dukomeze kubana, kuko umubano wacu ntago ugomba gusaza cyangwa ngo usinzire, kuko turabakunda cyane uburyo mudukurikira kuri Ihishurirwa, kandi turizera ko mukomeje guhezagirwa no kwambara imbaraga z'umwuka, turizera ko mukomeje kubona ibyiza, turizera ko mukomeje kubona amahoro menshi. Rero Imana yacu ibaha umugisha. Rero uyu munsi tuzanye ijambo rivuga ngo kubaha. Ushobora kubyumva mu buryo bwinshi, ushobora kubyumva mu buryo butandukanye nk'uko wenda undi yabyumva, ariko kubaha niryo jambo tubazaniye uyu munsi. Ese kurikira rero, wicikanwa n'iri jambo, kuko ni ijambo ryuzuye ubwenge bwinshi cyane, ni ijambo ryuzuye kandi ubutunzi bwinshi. Noneho rero turabanza gusuhuza abantu mwese mudukurikira. Abanyarwanda turabasuhuza, abarundi turabasuhuje, abo muri Mozambique turabasuhuje, South Africa turabasuhuza ko tubonayo inshuti nyinshi zidukurikira cyane, abo muri United States of America tujya tubabona. Imana y'amahoro ibampera umugisha, kandi ntabwo muzahomba kuko mukurikira Ihishurirwa TV1, ahubwo murakomeje kugira ngo mubone umugisha, mukomeze mubone imbaraga z'Imana zibazaho rwose. Rero reka dukubite tubangura. Ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu igice cya 28 ku murongo wa 28, aravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kubaha rero, kubaha ni uburyo ni content udashobora kumva uko wiboneye, ahubwo ni content ishatse kwerekana ko hari ibintu mu by'ukuri uba ubona imbere yawe, cyangwa se abantu uruta, cyangwa se mbese abantu b'icyubahiro cyinshi mu maso yawe, abo ngabo urabubaha. Ubundi mu muco nyarwanda, ubundi bavugaga ko umwana yahagurukiraga nyine abantu bakuru, yagera aho ngaho aho abantu bakuru bari, yari yakwicara ku ntebe, umukuru yaza agahaguruka akamwubaha. Ibyo byari uburyo bwo gutanga icyubahiro. Cyangwa se umwana yabona abantu bakuru bari aho ngaho, yaba avuye kwiga cyangwa yaba avuye n'ahandi, akumva yuko agomba kubanza agasuhuza abo mu rugo. It means, bishatse kuvuga yuko uwo mwana aba afite discipline, aba afite kubaha, aba afite ikinyabupfura gihambaye cyane. Noneho rero ngo buriya iyo wubashye ukubaha neza, ukubaha abakuruta, tayari bumaze no kugira ubwenge, kuko ubwenge birikora automatically iyo umaze kubaha Imana, ukubaha n'abantu Imana yaremye, ukubaha ndetse n'ibiremwa byose Imana yashyizeho ku isi kugira ngo bibe umuyoboro mwiza.
mu by'ukuri uba umaze kubaha Imana. Rero uku kubaha ukwita kuzana n'ubwenge, kuko ibyo ntabwo wabikora udafite ubwenge, ntabwo wabikora udafite gutekereza cyane no gushishoza. Niyo mpamvu byose birazana, yaba ari ukubaha ndetse bikazana no kujyana n'iki n'ubwenge. Rero ijambo ry'Imana niryo ryabisesenguye neza, rivuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge. Bishatse kuvuga ngo iyo winjiye mu by'Imana ugakorera Imana neza, ukubaha Imana neza, ukagendana n'Imana, ugakizwa neza, mbese ibintu bikagenda neza, uba umaze kugira icyo bita ubwenge. Kandi usibye n'ubwenge bwo mu ijuru ndetse n'ubwenge bwo mu isi burizana, kuko uba umaze kugera ku rundi rwego. Iyo umaze gufata icyemezo ati ngiye kubaha Imana, iyo umaze kubaha Imana n'abantu nabo urabubaha, kandi muri sosiyete iyo ari yo yose uyikoreramo bikemera, yaba ari akazi wakoreramo ka buri munsi, yaba aho wasaba serivisi mu buryo bwa buri munsi, ubwenge nyine otomatikali birikora, ubwenge burizana bigakunda. Noneho rero hari n'indi jambo Yobu yarengeje, aravuga ngo amaze kuvuga ibyo kubaha Imana ko ari byo bizana ubwenge, yavuze ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Kuva mu byaha rero, iyo uvuye ibyaha ni ibiki? Ubundi ibyaha, iyo wazi ibyaha urabisobanukirwa. Ibyaha rero ni ibintu ukora kandi bidahura n'ijambo ry'Imana. Ibyaha ni ibyo bintu ukabikora akaba ari ibintu bibi, bikaba bikatandukanya ubusabane bwawe hagati yawe n'iki n'Imana. Ibyo rero uzabisangaho nyine bihari. Bishobora kuba usuzuguye Imana, bishobora kuba wakoze ibyangwa n'Imana, wishe amategeko y'Imana nk'uko Imana igusaba kuyikorera nk'uko bikwiriye. Urugero, ushobora kwiba, ushobora gusambana, ushobora kuroga, ushobora gukora ibyangwa n'Uwiteka, ibyaha byinshi bitandukanye. Ibyo byaha rero, ibyo bizana umujinya, bizana umwijima imbere yawe, hagati yawe n'Imana, ubusabane bugasa nkaho butandukana. Icyo gihe tayari ibyo bintu ni ibyaha uba wakoze. Rero usibye wenda mu buzima busanzwe, ariko ubundi ibyaha iyo wanabikoze rimwe na rimwe ukurikiranwa n'inzego z'ubuyobozi, yaba ari za leta. Buriya rero n'Imana ubwayo, ni uko Imana yacu itihutiraho kugira ngo ihane ikubite, ariko ibyaha ibyinshi bituma unakurikiranwa ukabiryozwa. Rero nuvuga ngo ibyaha, urugero nko mu ngobyi ya Edeni, Adamu na Eva bakoreraga Imana by'ukuri, bakumvira ijwi ry'Imana, ariko umunsi umwe baje gukora icyaha, aribwo Satani yabashutse, basuzugura Imana. Kubwo igiti Imana yarababwiye ngo ntimuzakirye, dore igiti kiri hano muri Edeni kimenyesha ubwenge, kimenyesha ikibi n'icyiza, nimukirya no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Imana rero ibabwira yuko batagomba kurya kuri icyo giti, ariko nyamara Satani we yaraje arabashuka, abemeza buryo ki kurya kw'icyo giti nta kibazo, abemeza buryo ki Imana yababeshye kugira ngo batazamenya ubwenge. Ibyo rero byatumye Imana igira uburakari, bituma Imana irakara, bituma Imana ifata icyemezo, aho kugira ngo bagume muri Edeni, ahubwo Imana ibaca muri iyo ngobyi ya Edeni, irabirukana, ibakuramo. Bishatse kuvuga iki rero? Iyo wakoze icyaha, hari ahantu wari uri, ariko ubwo noneho kubera icyo cyaha wakoze uhita utandukana n'umugambi w'Imana, ugahita uva mu byizerwa. Bene data rero muteze amatwi Ihishurirwa TV1, ndagira mbabwire ngo icyaha si cyiza, ahubwo icyaha ni kibi, kandi icyaha kigukura ku mugambi w'Imana. Ubwo rero ni ubusobanuro bw'icyaha, kuko abenshi hari igihe muvuga ngo